Reka twongere twifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Victory TV ndacyari Ismail P Muhinda of n'amakuru y'imyidagaduro cyo kutuganira byinshi bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi nago mpagaze njyenyine ntabwo ndi njyenyine gusa icyo mwabanza kumenya nibisanzwe nuko tubanze kubaha rendezvous no muri za weekend zigiye zitandukanye gusa rendezvous tugenda tuzivanga of course n'ikiganiro tuzakujya tufite nyine n'abatumirwa bacu uyu munsi ni inzego zigiye zitanga se n'uburyo bugiye butandukanye tuzakujya tuganiraho hari aba fashion hari aba mentors hari abantu bagiye batandukanye bose bagenda badufasha cyangwa se bagenda baraza kugenda badufasha gusobanukirwa neza ku ngingo yacu tuzakujya tuganiraho of course tubikire ko mushaka kudukurikira muce ko nanone ku mbaga zacu nkoranyambaga abantu bakunda Facebook cyangwa se Instagram Twitter ndetse na YouTube channel mugende mwandika The Reflection Show ubundi mugende mwibonera byinshi bigiye bitandukanye subscribe like na comment of course is our pressure of course rero byinshi bigiye bitandukanye ni bimwe mu bintu abanyarwanda bagomba kugenda bamenya cyangwa se bareba gengo se bagenda banakora kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe ndi kumwe n'abatumirwa benshi n'abasore babiri ni inkumi no mukobwa mwiza cyane mwamubonye n'impamvu yanyegera of course so of course wenda ku ruhande rwanjye rw'imoso ndi kwina mu Chris Eric umwe mu bagabo bakomeye cyane bazwiho kuba ba mentoringa bana n'urubyiruko cyane umunsi ku munsi ibumoso bwanjye nakubwo ni iburyo ndi kumwe n'umugabo bamwe mu bagabo bakomeye muri iki gihugu muri fashion umwe mu bagabo tuzi bamamaye mu buryo butandukanye aza kujya nawe atubwira byinshi bye ndetse ndi kwina mushiki wanjye n'ubundi nawe uraza kugenda atubwira byinshi bitandukanye nawe ni fashion of course ariko ni n'umwana kubera ko arimo kurangiza segonderi cyangwa se rimwe muri segonderi impamvu twamuzanye nta yindi no kugira ngo tuze kureba se muri holidays bihagaze gute hari topic umwe mu bagabo yagiye asangira ati ni holidays cyangwa se set za holiday muri rusange se uburyo wa setting urubyiruko muri no holiday kuri setting ku bantu bazi ibintu bya electronic barabyumva cyane kongera kuri proving cyangwa se how is it Mukristo Eric arimo kubyumva neza ndetse n'abagabo tuza no kugenda dukomoza kuri fashion n'ubundi nk'ibisanzwe byinshi bitandukanye nabanza bahikaza of course meze neza cyane fresh cyane meze neza cyane Eric rabizi ko ntajya mbaho meze ntago abona mu busanzwe ubundi iyo wenda hari abantu benshi ubwo tubayeho cyangwa se ubuzima bw'uba bubayeho harimo step zigeze mu ati umuntu aravuka ubundi akabaho agapfa ni uburyo butatu ariko iyo urebye neza nk'urubyiruko ubwo niyo mbangarutseho cyane ubwo tubayeho mu buzima akenshi bigenda n'imyaka 3 tugezemo ubwo urebye nko mu myaka bwacu turimo aka kanya tuvuga ko turi mu cyiciro kisanga cyaka ko icyiciro cyamenye fata nko kuva muri secondary gusubiza hasi urangije secondary muri universities hari n'abandi batanye kujya mu gihe cyo gushaka cyangwa se n'ibiki okay turaza gutanya na Eric Mukristo ubundi ku buzima busanzwe ubundi urubyiruko kuva muri secondary cyangwa se abari muri secondary bakaza muri vacances bakabayeho gute bakabifata gute urakoze cyane papi gusa nawe watubajije amakuru ntabwo twakubajije uburyo umeze wowe meze neza ndashima nise ribayeho myinshi mu by'ukuri iki kintu namaze iminsi nyitekerezaho bari muri vacances barasubitse amasomo nimbyita gusubika kuko kwiga ntabwo bijya birangira igihe cyose umuntu ariga ni atari muri class aho ubuzima burigisha so rero muri no vacances basubitse amasomo ariko ntibasubitse kubaho so gusubika amasomo no kubaho ni ibintu bitandukanye so aka nakanya leta ibitanze kugira ngo abanyeshuri bagende batera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi reka ngaruke kuri aba ngaba basoje secondaire icyiciro rusange mu by'ukuri bafite igihe kingana n'umwaka bategereza kujya ku makaminuza ariko ni igihe cyiza kuko mu mwaka hari ibintu bikomeye byinshi cyane ushobora kuba wageze ejo hari ikintu ushobora kuba wageze ejo hari ikintu natekereje ndibaza nta muntu ubaho udakeneye amafaranga kandi dukeneye amafaranga kuko amafaranga ni ubuzima so udafite ikintu cyose gikorwa n'amafaranga so dukeneye ikintu bisa amafaranga ndibaza noneho ni ikihe kintu nza kuza gusanga hari ikintu kirusha agaciro amafaranga nza kuza gusanga icyo kintu ni ikihe kirusha agaciro amafaranga nza kuza gusanga hari ikintu gituma amafaranga kwirukaho igitekerezo so iyo ufite igitekerezo amafaranga azasanga cya gitekerezo kuko iyo ufite igitekerezo rero nabwira abantu bana basoje secondaire bashaka ibitekerezo bishobora kuba byahindura inosi cyangwa se igihugu cyacu ikindi cya kabiri ntabwo ushobora kugira igitekerezo gishobora kugira impact cyangwa impinduka kizana muri societe nyarwanda cyangwa se n'umuryango wa igihe utaramenya uwo uriwe kumenya uwo uriwe ntabwo ari ukuvuga ngo amazina abantu benshi igihe cyose iyo ubajije umuntu uwo ariwe akubwira icyo akora ariko hari itandukaniro hagati y'uriwe n'icyo ukora urugero ushobora kubaza umuntu urinde papi urinde ukavanda umunyamakuru mu by'ukuri ubunyamakuru n'icyo ukora
se uwuriwe. So dusobanukirwa abo turi bo, iyo umaze gusobanukirwa uwuriwe of course umenya ibyo ukwiriye gukora. Ni gute rero igitekerezo cyiza cyangwa ugira icyo gitekerezo kizana impinduka gituma amafaranga aza agukurikira, kuko akurikira cya gitekerezo nicyo cy'agaciro. Impamvu hano hantu turi hano kubw'igitekerezo. Impamvu izino nyubako tubona abantu bateye imbere, tubibateye imbere kubw'igitekerezo. So rero mu by'ukuri igitekerezo, ufata ibitekerezo by'abantu. Urugero, hano hari ibitekerezo biri muri kino gitabo, mfata igitekerezo cyuriya nkabihuriza hamwe, namara kubihuriza hamwe nkakuramo ikindi gitekerezo ariko nakuye mu makuru atandukanye nagiye numva. So dukwiriye gushaka information mu buryo bwose butandukanye kugira tubone igitekerezo kizatuma tubaho. Nicyo ngicyo nabwira abanyeshuri basoje segonderi, bareke gutegereza bihangire imirimo nk'uko leta ibidushishikariza, twihangire imirimo kuko nicyo kintu cyonyine kiriho kugira ngo abana batere imbere. Alright, Mukristo Eric, wenda abavuze ku gitekerezo cyane ariko ndaza no kugaruka ubundi iyo abantu bavuga ngo igitekerezo cyangwa se idea, kuzana idea ni kimwe, ariko twamaze kubona imbogamizi z'abanyarwanda cyangwa se urubyiruko dukunda kugira cyane mu kigihe cy'ibiruhuko cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye. Social medias cyangwa se imbuga nkoranyambaga ni bimwe mu bintu bifata urubyiruko cyangwa se bishobora gufata urubyiruko bigasa nkaho bibaye barrier. Bikuriwe ko ntabwo tubamenye kuzikoresha neza cyangwa se n'ibiki. Ubundi social media wenda batangiye twibwira social media, ubundi nyuma kutwibwira ubundi social media twazikoresha gute? Murakoze. Amazina yanjye ni Rutamu Omar, ababyeyi banyise. Nkabazwi cyangwa amenyerewe kabyinirwa ka Mr Omar the Promoter. Ubwo iyo umuntu akwise izina cyangwa kwitiriye ikintu nuko aba asanzwe abona ugikora. Nsanzwe nkora ibijyanye n'ama event organizer. Ni nanjye utegura irushanwa rya fashion. Muzumva bita Sister Awards. Ninjye utanga ibihembo byose nkurikije uko abantu bambaye. Style nyine, Style Awards ninjye uyitanga. Nkaba naragize igitekerezo nk'uko mugenzi wanjye yabivuze cyo gushinga agency, imwe mu bazajya bafasha urubyiruko, abana bato nk'abaje mu mavakansi n'abandi barangije no kwiga bari mu university. Ihuriro ry'abantu bajya bahurira babyita Hidden Models Team. Ari nabo twazanye muri model tubasha gukorana isaha ku munota isaha ku isaha. Ku kibazo rero ngaruka ku kibazo warubajije, social media zikoreshwa gute cyane gute? Social medias nk'urubyiruko uburyo zimo gukoreshwamo ni muhe buryo se bwagakwiye, ko byamaze kugaragara ko uburyo turimo kuzikoresha mu rubyiruko percentage nini igaragara ko tutayikoresha mu buryo bwa nyabwo cyangwa se bukwiriye. Ubundi twagakwiye gukoresha social media gute nk'urubyiruko byo twanga barangije segonderi cyangwa bari muri vacances? Twakagombye gukoresha social medias zitubyarira inyungu. Hanze baturushije gutera imbere cyane, nta muntu ukoresha itangazamakuru cyangwa social media zari wose azi yuko nta mafaranga ari bubone. Urugero, niba ndi umubyinnyi ndakora ibishoboka byose, niba nkora fashion ndakora ibishoboka byose, nzakoresha ya Instagram, nzakoresha YouTube, mbega social media ari yo yose. Ikintu nge nkora ntigaragaza, ariko muri no minsi usanga n'uzi gufata selfie nyine tuyikoresha mu buryo butanakwiye, butatubyarira nyine inyungu. So ufashe selfie wicaye muri toilette, uri muri restaurant, ibyo ntabwo ari ibintu bishobora kugira gute, bishobora gutuma social media yawe hari ikintu ikugezaho. Ariko uburyo bwiza bukwiye, reka nitangeho nk'urugero. Social media ngiye nka Omar, nshobora kuba uyu munsi wa none nambaye no shati, ejo nzaba nambaye isa nk'iyo yawe. Ndashaka ko abantu bamenya ikintu nge nambara uko kimeze. Abantu nibamenya mu myambarire niho hantu honyine ubwo nzaba ndi gushakira iki wa musaruro wa ya social media ndi gukoresha. Urumva ko ari ikintu kiri kumbyarira inyungu. Nihagira umuntu unyenera mu bantu bazajya kwambarira abantu runaka, bazajya kumamagara banamena ya mafaranga ko bambonye kuri ya social media. So rero ntago nanabitindaho cyane. Hari uburyo bubiri, abayikoresha nabi hari n'abayikoresha neza. Ariko abayikoresha neza nabakeneye yuko ibabyarira inyungu. Cyo nicyo cyambere. Ufite abari mu mafaranga cyane ko nagiye numva ngo
iyo ugize n'ama views menshi YouTube iraguhemba. So urumva niba uri umuhanzi, niba uri umumodo, niba uri umu fashionista mu bundi buryo, uri umu event organizer, hari impamvu uri kubikora, ni ukugira ngo ba bantu bakubone banaguhembe, baguhembera ibyo wakoreye ya social media. So ariko nanabwira abantu bazikoresha mu buryo butari bwo, nyine birangirira mu kwishimisha. Birangira mu kwishimisha, nta nyungu nyine irimo, nta nyungu irimo uretse kuvuga ngo njye mfite agafoto keza, mfite amenyo meza, mfite ugutwi kwiza, nka foto ese wenda ntakurogoye gushyiraho utuntu nk'uko turi ntabwo ngo nyine tudasanzwe, siho twakora aba followers cyangwa se likes ushobora gutuma wenda yakishyurwa cyangwa se byawe niba bwo kwishyurwa. Urakoze cyane. Ntabwo ari byo. Impamvu nemeranya n'abantu bafata amaselfie cyane bakayirizaho, akenshi nta nsanganyamatsiko y'iyo nuze abashyizeho. Ndaza kuguha urugero, hari ikiganiro ku itangazamakuru runaka, sinza kuvuga icyo ari cyo kubera ko n'ubu ndi ku itangazamakuru, bigeze kugeraho ikiganiro cy'abantu bazajya bahemberwa selfie nziza, ariko bari bafashe iryo zina bafata teme, reka mbyite teme cyangwa insanganyamatsiko, bagerageza kubyitirira iyo selfie. Urumva ko hari akajambo bashyizemo kugira ngo ya selfie ize kuza ariyo iza kubiri kubyarire inyungu, n'umuntu uri bubikurikire abone yuko hari ikintu yarakurikiye, harimo rya jambo, hari n'impamvu noneho iyo selfie iri buze gutanga, kubera ko hari ibihembo abantu benshi bari buze kugira gute, bari buze gukora ayo maselfie. Ariko none navugaga wa muntu ndi mu muhanda uzarebe uzanabikurikira, ni kangahe kire kuri nka Meddy cyangwa uri n'undi musitari baje Rwanda n'abandi bazwi mu bintu runaka, nagashyiraho ndaguha n'ubundi rugero nka Shadibu. Tumuzi naho nza gukoresha ya mazina ubu ngubu anagezweho Queen n'ibindi. Shadibu nge mufata nk'abandi bantu nyine bakora entertainment, ariko mu buryo navuga gute bwo gukurura abantu, kugaragaza ibyiza we bimuriho n'ibyo akora. Icyambere cyo ashobora gufata selfie kwa yuko ari umuntu uzwi cyangwa ari umuntu ukurikiranwa cyane bitewe n'ibyo yakoze. Ntabwo kuba wenda ashobora kuba yambaye nabi cyangwa kwambara ubusa akabishyira hariya bishobora gutuma abantu bamukundira icyo ngicyo. Hari na style, no mu fashionista, hari na style ajya yambara nziza zishobora gukurura abantu. Njya mbona abantu banamwigana, abakobwa bambara amakanzu meza biganye we. So urumva yuko hari byiza ashyiraho, hari n'ibibi. Ariko fashe nka selfie tuvuge arimo aravuga nk'ibintu wenda bitari ngombwa, abantu bazabikurikira, ariko haragiye bazamufungira. Niba mufungira mujya mubibona n'abahanzi bacu bijya bibaho, bagasohora nk'indirimbo itari ku muco wacu, utaduhesha icyubahiro cyangwa udahesha agaciro abanyarwanda muri rusange, barabifunga. Ni ukubera iki? Ni ukubera SMS ya SMS ya social medias yayikoresheje nabi. Nigeze kubona umuhanzi wambaye amakoma wagize gute, wagaragaje uko ateye n'iki, uko ameze ku mubiri, nese urumva byaramubyariye inyungu, kandi ni social media yayikoresheje nabi. Of course wenda tuzene no kuza social media timo kubyumva neza. Wenda wakomoje ku ngingo nshaka no kuri mushiki wanjye witwa Mukristo. Mfite mushiki wanjye ahangaha, hari ingingo abakobwa benshi nkeka ko bakunda wenda kwifashisha, ni mu buryo bubiri. Ushobora kwifata ko ariko wenda mu muco turimo kuzaza gufata ingingo zose cyangwa se inkingi zose turi nko mu muco nyarwanda cyangwa se mu byaranze umuco wa kera abantu bambaraga inkanda cyangwa se kwa kundi ukambara hano kwikwiza kanga agace ko hasi gusa. Kubo hari ibiganiro byinshi byagiye bitambuka bivuga ko kwambara gutyo nk'abanyarwanda niwo muco cyangwa se wari umuco, kuba ubu ngubu babyambara ni modern, kugeza kubyambara modern. Ese nk'umukobwa wenda atangiye no twibwira nk'umukobwa w'umunyarwandakazi, wowe iyo sanse ifata gute cyangwa se ubyemera gute cyangwa se ifata gute? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mugemana Renata, nkuko umuyobozi wanjye yavuze, n'abandi umumodo wo muri Hidden Models. Kuri icyo kibazo umbajije ku myambaro ya kera, uno munsi ushobora kwambara ukaba wagaragara nabi ukundi, njye ntabwo mbyemeranyaho, kuko nimba bavuze ngo ni umwambaro wa kera nyine ngo ni umuco, uno munsi ushobora kwambara ukaba bavuga ngo utaye umuco. Sinzi nimba ibyo bintu bihuye. Njye numva ko
ibira ni ibyahise ubyambaye ubu ngubu waba utaye umuco kuko waba wiyereka umubiri wawe nta hantu waba utaniye na ba Rihanna bambara uko bashatse kandi buri gahugu n'umuco wako so niyo numva utegeka noneho gute buri gihugu n'umuco wako utegeka ko noneho bakambara gute bakambara bakikwiza kwambara kwikwiza kuri wowe ni gute se ni kumva ari ukwambara ntiwerekane ibice byawe by'umubiri cyane wiyambariye bigeze ku birenge ukiyambara agapira kawe utarinze kwambara ibyerekana mu ntege ntabwo ntabwo ari byo wenda Eric Mukristo araza kudufasha neza ububanye n'urubyiruko kandi wenda ni bimwe mu bintu mu comment cyangwa se mu madebate yakunze kugaragara cyane ngo umuco wacu no gupfa bitewe n'imyambarire gusa rimwe mu bayobozi dashatse kwanansinga izina avuze ko ibyo ni uburyo bw'abanyarwanda twambaraga kera no system itimo kwambara ngo ni yazanywe yashatse kuvuga ngo na padiri cyangwa se abakolonezi bayizanye ese wowe iyo nuza system ifata gute ubyaranje gute kusobanukirwa ndagaruka ku cyo mushiki wanjye yaravuze mu by'ukuri si impamya si nta nubwo nanemera kugenda umuntu yambaye ubusa kubera ko